Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo, igice cya kabiri, u Rwanda mu gihe cy'ubukoroni, gukomeza ibikorwa by'Abadage mu iterambere ry'u Rwanda. Ikibazo gikomeye Abadage bahuye nacyo mu bikorwa byabo mu guteza u Rwanda imbere ni icy'itumanaho no gutwara abantu n'ibintu. Niyo mpamvu mu bikorwa byihutirwaga bagombaga gutangira guhangana nabyo mu ntangiriro z'imiyoborere yabo mu Rwanda, kwari ugushaka uburyo haboneka inzira ya gari ya moshi igomba kuruhuza n'ibindi bihugu bikoronijwe n'Ubudage. Muri iyo mishinga twavuga nk'inzira ya gari ya moshi yagombaga guturuka Dar es Salaam igaca Tabora igakomeza Kigoma ku nkengero z'iburasirazuba bw'ikiyaga cya Victoria, ndetse no ku Rusumo aho Abadage babonaga ko ariho hazaturuka inzira zerekeza mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Inzira ya gari ya moshi, inzira ya Dar es Salaam, Tabora, Kigoma yari yarangiye gukorwa mu 1914, naho ku gice cyerekeza mu Rwanda, igihe intambara ya mbere y'isi yateraga, hari hamaze gukorwa hatarengeje kilometero 60 gusa, nuko u Rwanda ruba rubuze ayo mahirwe yo kugira umuhanda wa gari ya moshi kugeza na n'ubu imyaka 100 irashize. Mu kwita kuri iyi mihanda ya gari ya moshi, Abadage babonaga ari bwo buryo buzabafasha kuyobora ibihugu bahawe, ndetse bikabafasha no kubibyaza umusaruro, kuko byari kuborohereza kugera mu turere twa kure kandi ku buryo bworoshye, bityo bikabafasha kubungabunga umutekano n'amahoro mu bihugu byabo. Ikindi kandi byagombaga gufasha abaturage babarirwa muri za miliyoni kwinjira mu buzima bushya bushingiye ku bukungu bugezweho bugendanye n'aho isi igeze, bityo bikaborohereza kwishyura imisoro, lerupi, ndetse bijya n'ibiva mu mahanga bikiyongera. Ibyo bigatuma imisoro yo ku mipaka y'ibihugu bikoronijwe n'Ubudage nayo yiyongera. Mu gihugu hagati, Abadage bashyize imbaraga mu gukoresha utuyira dushobora kunyuramo amagare, voies cyclables, bategeka abaturage gutera ibiti by'ikawa ndetse n'iby'inturusu, aho bari baragiye bashyira ibiro by'ubuyobozi no ku mihanda minini. Bigishije nanone Abanyarwanda gucuruza inka hanze y'igihugu ndetse n'impu zumye. Muri make, Abadage ntibigeze bashyira imbaraga mu gushora imari yabo mu Rwanda, kubera ko cyari igihugu gikennye kandi ntigikore ku nyanja. Ni nayo mpamvu ishyirwa mu bikorwa ry'irya mishinga ya gari ya moshi yabanje muri Tanganyika. Ibi bikaba bimwe mu bisobanura ubukererwe bw'u Rwanda mu iterambere, kuko no mu gihe cy'ubutegetsi bw'Ababiligi, imishinga yose y'iterambere yategurwaga kandi igashyirwa mu bikorwa bahereye ku gihugu cya Kongo. Intambara ya mbere y'isi mu Rwanda. Mu ntangiriro z'iyi ntambara ku mugabane w'Uburayi, Afurika, mu ntangiriro z'iyi ntambara ku mugabane w'Uburayi, Afurika ndage y'Iburasirazuba, kimwe na Kenya na Uganda, byari bikoronijwe n'Ubwongereza, ndetse na Kongo Mbiligi ntiyabirebaga, nk'uko amasezerano y'i Berlin yo mu 1885 yavugaga ko icyo gice cya Afurika ntaho kigomba kubogamira ku rwego rw'imirwano yaramuka ibereye ku mugabane w'Uburayi. Muri ayo masezerano y'i Berlin kandi, Ububirigi nk'igihugu cyagaragaje ko ntaho kibogamiye, ndetse ko na leta yacyo ya Kongo yigenga. Ni ukuvuga ko iki gihugu cyari kiyemeje kutagira aho kibogamira haramutse habaye intambara hagati y'ibihugu by'i Burayi, dore ko yahatutumbaga, cyangwa no hagati y'ibihugu bikoronijwe n'ibyo by'i Burayi. Intambara iteye rero ku mugabane w'Uburayi, Ubudage bwateye Ububirigi kugira ngo bubone uko bwinjira mu Bufaransa, bityo Ububirigi buba bushowe mu ntambara bwirindaga ku mugabane w'Uburayi. Hari hasigaye kubahiriza aya masezerano yavugaga ko iki gice cya Afurika kitemerewe kuberamo intambara. Abadage nabo mu bihugu bakoronije nta nyungu bari bafite mu kubigerengeraho,
kuko bari kure y'igihugu cyabo. Ibihugu bakolonije muri Afurika bitatanye kandi babifitemo abasirikare bakeya. Intandaro yo kugira ngo ibi bihugu birenge kure y'amasezerano maze bimaranire mu bihugu byakolonije abo rero yavuye ku kantu gato cyane, nk'uko dukomeza tubibwirwa n'umwanditsi Dorakjer, aho agira ati Abadage bari ikigoma muri Tanganyika, bohereje intumwa muri Kongo ngo ijye kumenya icyo Ababiligi bifuza, niba ari amahoro cyangwa imirwano. Intumwa yakirwa neza, ariko mu gihe batarayiha igisubizo baba bayishyizeho uburinzi. Icyo gikorwa yakibonyemo nk'ubushabutoranyi, maze yitwikira ijoro aratoroka asubira ikigoma aho yari yaturutse. Agezeyo abisobanurira abamutumye bo bumva Ababiligi barimo kwitegura intambara. Abadage rero ntibabatindiganyije, kuko tariki ya 15 Kanama mu 1914 bahise batera Ababiligi ahitwa Uvira. Itumanaho ryabo bararyangiza cyane, ndetse banabirukana mu kiyaga cya Tanganyika. Nyamara ibyo byari bitandukanye n'ibyo igihugu cyabo cy'Ubudage cyifuzaga, kuko cyo kitifuzaga intambara mu bihugu cyari cyarakolonije. Ni muri urwo rwego tariki ya 22 Kanama bwari bwasabye Ububirigi bubinyujije kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika budashora mu mirwano ibihugu byo muri Afurika. Ubwo butumwa rero bwabagezeho ntacyo bugikijije, mbese ibintu byararangiye. Ni ukuvuga ku itariki ya 25 Nzeri bwari bwarakerewe cyane, kuko tariki ya 28 Kanama guverinoma y'Ububirigi yari yarangije kumenya ko Abadage babateye muri Kongo, maze isaba Guverineri General gutegura abasirikare. Icyakora imirwano nyirizina yatinze gutangira, ku buryo urugamba rusesuye rwatangiye muri Mata mu 1914. Impamvu z'iryo kererwa, nk'uko tubibwirwa na Dorakjer, ngo byatewe n'uko guverinoma yatinze kuva ku cyemezo cyayo cyo kutagira aho ibogamiye cyangwa kwishora mu mirwano. Umugabo witwaga Pierre Or akaba yaragize uruhare rukomeye mu kumvisha guverinoma ye ko igomba kurwana n'Ubudage bwari bwarabashotoye, abereka amahirwe ahari yo gutsinda ndetse n'inyungu Ububirigi bubifitemo. Anabumvisha ko batanabikoze n'igihe gishize bakambitse hafi y'imipaka y'ibihugu bikoronijwe n'Abadage. Abanyekongo bazabafata nk'ibigwari, ndetse bikaba byabaha n'imbaraga zo kuzabarwanya nyuma y'igihe runaka. Dusobanure ko uyu Pierre Or yari ashinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Bubiligi muri icyo gihe. Icyemezo kimaze gufatwa, byasabaga umwanya uhagije wo gutegura abasirikare no kubashakira ibikoresho bihagije, kubera ko Ababiligi bakekaga ko Abadage bafite intwaro nyinshi kandi zikomeye, ndetse bakagira n'abasirikare benshi. Ubuyobozi bw'ingabo z'Ababiligi bwashinzwe Colonel Tomber, maze ashaka abasirikare bari hagati y'ibihumbi 12 n'ibihumbi 15 baturutse mu turere hafi ya twose twa Kongo. Aba bakaba baratozwaga n'abasirikare b'Ababiligi 719. Bake cyane muri bo bari barabigize umwuga, baranarwanya i Burayi intambara ya mbere y'isi igitangira. Kuri uwo mubare w'abarwanyi hiyongeragaho n'ababikorereye ibikoresho babarirwaga mu bihumbi byinshi. Muri iyo myiteguro y'Ababiligi, Abadage bari barinze Afurika ndage y'Iburasirazuba, nabo babagabanijemo ibice bitatu. Igice cya mbere kigizwe n'abasirikari 1000 cyari kiyobowe na Kapiteni Wintgens. Bakaba baragombaga kurinda amajyaruguru y'Iburasirazuba bwa Kivu, bagashinga ibirindiro bikomeye ku misozi ikikije umugezi wa Sebeya. Igice cya kabiri kigizwe n'abasirikari 7000 cyari kiyobowe na Majoro Rangeni, cyagombaga kurinda Rusizi, Kigoma na Ujiji. Igice cya gatatu cyari kiyobowe na Kapiteni Gudovius,
cyagombaga guhangana n'ibitero by'Abongereza mu kibaya cy'Akagera, kikaba cyari kigizwe n'abasirikari 500,000. Ingabo z'Ababiligi nazo ku mupaka uhuza Kongo na Afurika ndage y'Iburasirazuba, Tanganyika, Rusizi na Kivu y'Amajyaruguru, zikaba zari zigizwe na bataillon 14 kandi zigabanijemo ibice bibiri, 2 kompanyi. Igice cy'Amajyaruguru kigizwe na Colonel Mortori, zikaba igice cy'Amajyaruguru cyashinzwe Colonel Mortori, zikaba zari ziteganye n'iz'Abadage zari zikambitse ku misozi ikikije umugezi wa Sebeya. Ibirindiro byazo byari ku misozi ikikije Goma ndetse no mu bibaya biyikikije. Aba basirikare nabo bakaba bari bagabanijemo amatsinda abiri. Itsinda rya mbere ryagombaga guca muri Uganda rikazahinguka ni Kigali, kuko ariho hari ipfundo ry'itumanaho ry'Abadage. Bagombaga kandi no kuzafungira inzira abasirikare b'Abadage bari bakambitse ku misozi ikikije umugezi wa Sebeya. Itsinda rya kabiri ryagombaga kugaba igitero ku Badage bari bakambitse ku misozi ikikije umugezi wa Sebeya kugira ngo babarangaze, bityo bagiye gufata Kigali akazi kaborohere. Ku gice cy'Amajyepfo cyari kiyobowe na Colonel Olsen, cyari gikambitse i Bukavu, urwego rwo guhangana n'ingabo z'Abadage zari ziyobowe na Major Langeni kugira ngo zizakomeze zerekeza i Nyanza. Kuva rero mu 1914 kugera 1916, impande zombi zari zihanganye mu birindiro ariko zidaterana. Ku ruhande rw'Ababiligi ibyari biboroheye gutera, kuko mu ntangiriro z'intambara ya mbere y'isi bari baratije abasirikare b'Abafaransa Bongereza kugira ngo zibafashe kwirukana Abadage muri Togo no muri Kameruni, bityo babonaga bitaborohera gutera bonyine. Ku ruhande rw'Abadage nabo, kubera za mpamvu zose twasobanuye, ibyari biboroheye gukora intambara aribo biturutseho, ariko barabibonaga ko igihe kizagera bagaterwa. Aba ni bamwe mu basirikare b'Abadage bari mu nkambi yabo ya gisirikare i Kigali. Ifoto nomero 4, abasirikare b'Abadage mu nkambi ya gisirikare i Kigali. Iyi foto yafotowe kuwa 11 Ugushyingo 1914, ikaba yaravuye mu gitabo cyateguwe n'inzu ndangamurage y'u Rwanda cyitwa Umurage ndangamuco kuva kera kugeza maginga ya, urupapuro rwa 54. Niyo mpamvu mbere yuko Abadage baterwa bafashe ingamba zikurikira: kwirinda kugotwa n'umwanzi no kumuhungira kure cyane bishoboka, gutakaza ibikoresho bike cyane ku buryo bushoboka no kunaniza umwanzi kubera bwa buryo nyine bwo kumuhungira kure cyane. Urugamba rero rutangira tariki ya 21 Mata 1916, ubwo abasirikare b'Ababiligi bayobowe na Colonel Mortor bari mu gice cya Goma banyuraga Bunagana, bagakomeza Bufumbira bagahingukira Nkore, maze bakinjira mu Rwanda bagafata Muhazi, maze bagahinguka Kigali tariki ya 6 Gicurasi 1916. Urugamba rero rutangira tariki ya 21 Mata 1916, ubwo abasirikare b'Ababiligi bayobowe na Colonel Mortori mu gice cya Goma banyuraga Bunagana bagakomeza Bufumbira bagahingukira Nkore, maze bakinjira mu Rwanda bagafata Muhazi,
maze bagahinguka Kigali tariki ya 6 Gicurasi muri 1916. Gusa bagize ikibazo cyo kwambuka Nyabarongo kugira ngo bajye i Nyanza, ku buryo bahamaze hafi icyumweru kubera ko Abadage bari bangirije cyane uburyo bwo kuhambuka. Iyi foto iragaragaza abasirikare b'Ababiligi bageze i Kigali mu 1916. Iyi foto yafotowe kuwa 6 Gicurasi 1916, ikaba yaravuye mu gitabo cyateguwe n'inzu ndangamurage y'u Rwanda cyitwa Umurage Ndangamuco kuva kera kugeza magingo ya urupapuro rwa 54. Mu gihe kiriya gice kimwe cyari cyaciye mu Buganda, abandi basirikare b'Ababiligi bari bambukiye ku Gisenyi kugira ngo bagabe igitero ku Badage bari bakambitse ku misozi ikikije umugezi wa Sebeya, aho Kapiteni Wintigens yaje guhunga mu ijoro ryo kuwa 11 rishyira ryo kuwa 12 Gicurasi. Ubwo we n'abasirikare yari ayoboye bahise berekeza i Murunda, bakomeza berekeza Rubengera, Kirinda, bahingukana i Nyanza ariko ntibahatinda kuko bumvaga Ababiligi babugarije, ahubwo bakomeje berekeza Save, bakomeza bagana i Burundi. Muri make uko iyo ntambara yagenze biragaragazwa n'iyi karita. Hagati aho Ababiligi bari bakambitse i Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, bari bambutse Rusizi bafata Cyangugu banyura Mibirizi, bahingukana ku isunzu rya Kongo Nili. Hakaba haranabagoye cyane kuhazamuka kubera imisozi yaho, maze tariki ya 19 Gicurasi bagera i Nyanza. Muri make Ababiligi bari bamaze gutsinda Abadage mu Rwanda, bamwe basigaje gukomeza kubirukana kugera no muri Tanganyika, kugera intambara irangiye burundu, abandi bagasigara barutegeka uko babyumva. Ingaruka z'intambara ya mbere y'isi yose mu Rwanda. It's enough, no?